buriya ubwoko bwa Isiraheli iyo igitabo kivuze ngo bageze ku nyanja ngo hirya no hino hari imisozi batabashaga kurira nta wundi muti na Mose ubwa Imana yari yaragize leader cyangwa umuyobozi wabo mbere yuko agira icyo akora yabanje kumaza icyo afite ari kwitaho imvano niki waba ufite aravuga ati mfite ngo ntaho niyo mbera ni ukuvuga ngo Imana izahera ku bwitange bwayo ihere ku maboko yayo tubona gato ndasangura abaturage ko mugomba guhumura ntimukacibwa intege na bene wa bibihahirana batagira umutima bashake ngo babeho bonyine abandi batari ahubwo muje mureba intego murebe maraso y'abana yaviriye muri iki gihugu ntabwo tuzayaviriye kandi bitwaye dukora zakozwe n'abandi ibi bihe suga mbere bituzaho igihe bamuhinda nyina bagakingiye baza bafata imunde bakazamuka abantu bari mu mishasha babicwa n'abacinya imiryango myinshi irahona irashira araba kandi baturanye bacu batuzize uko twarera ni ukuvuga ngo rero iyi ntambara tuzayirwana ingundura ubu turi kwirwanaho ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibiruru tuzotera tumeze nk'ibiruru kandi ibyo tuzabikora tuzarwana tumeze nk'amadubu niba mutumva ibiruru amadubu ntabwo ibi bizagarukira mu maboko yacu harimo inkota kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka ibi tuzabihorera kugeza ku wa nyuma ibi kandi igihe cy'imbabazi kizashyirwaho iherezo ndashaka kubabwira ko intambara tutenda kuyivaho nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka wanadanganya nimba hari umuntu bibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga hari ikintu yovuga noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya bongo tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea na mabadiliko yatakuwepo kuba tuzira gusa ko turi abanyamurenge mu gihugu cyose ntawe twahemukiye tuzohagarara ku kuri ntawe turenganyije nta muntu ubundi bwoko dusagariye ngo tumuhutaze ahubwo duharanira kubaho kwacu kuko dufite uburenganzira ntawe tugomba gusaba kubaho nta nuzo tubuza kubaho hano munsi y'ijuru hayipo ni ngombwa ko mutagomba gutwarwa n'imfu z'abana ngo zise ngaho bibamaze ubwenge niko bigomba kugenda ibintu byose bisaba ikiguzi kuko iyo bitagisaba ntago mwari kuba muri hano sasa urya mbere umunsi abana bapfa mu Makanika badahe barwana bakicirwa ku misego y'ibiraro abandi bakarasirwa munsi y'inka bari gukama ibyo byarabaye wa munsi mwarerekeje yanzira bavugaga ishi wanyu Misiri cyangwa mu Rwanda mukagenda ariko icyatumye mutagenda icyo nico gitume duhagaze hano kandi duhagaze twebwe kugenda kwa mudabari n'ababanjirije n'abazabakurikira ntabwo bizadutitura nta nubwo bizaduca intege tuzakomereza aho nyine maraso yawe ni mureme mushikame intambara umuntu arayitangira ariko kuyirangiza ntabwo ari akazi kiwe ushobora gusora isasu mu mbunda ukari kubita rimwe bikica umuntu cyangwa ari kugira ngo uzarigarure aho wari kuye biragora ndibaza neza ko iyi ntambara abayitangiye niba badasubiza inkota mu bwubati bazabyicuza ubuzima bwose ntabwo gupfa kw'abanyamurenge bazira ubusa bicwa na leta
bicwa na bene wabo bakongomani ntaco bazira ko abanyamurenge. Ntabwo ibi bizagarukira ngaho. Kwibohora kwacu kuzabaho tubishizemo imbaraga, tubihagurutsemo kandi tubirimwo, kandi tuzaharanira kubaho kwacu nuko abandi baturage bose b'abanyekongo uko bafite uburenganzira bwo kubaho. Dufite uburenganzira bwo kuja dushaka mu gihugu, ariko ntabwo tubyemerewe. Inzira zadifungwa ku banyamurenge, abandi zifunguye. Hano hariho ba momo ngabo niwe momo, n'abacuruzi babahangaha mu madegu, n'abashibukafu. Nta mushi urazira kuko atari umunyamurenge munene y'abanyamurenge. Ariko habaza abacuwere hano mu suku ugakomeza. Hano sinzi ko hari abanyamurenge bake cyangwa benshi bashaka kujana mu cyangwa kwemerere ko mujana atekereza ko yo guhubisa. Ibyo bizashirwa iherezo. Kandi ntabwo bizashirwa iherezo turyamye, bizoshirwa iherezo nuko twahagurutse. Mureke gutwarwa n'imfu, tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeje. Tudapfuye nta gakiza kazaboneka kanyu. Tugomba gupfa kugira ngo abandi bagire gute babone agakiza. Ntabwo turi abasazi, ntabwo turi irifu. Ibyo turimwo turabizi, twaravyiyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice uko bashaka. Twavutse nk'abandi, tubaho nk'abandi, dufite uburenganzira bwo kugira iwacu. Rero mu kurangiza, Mudabari yabaye umuyobozi mwiza twabivuze, kandi akora ibintu byinshi. Kandi mwabyumvise yaravyaye. Imana ishimwe ko yavyaye kandi asize. Abo yasize bazakomereza hwise yagarukiye. Ko bigenda. Turi abana se babamuhinda twebwe turi muri imbunde kujya nabwo inkota hano. Inkota izava mu biganza byacu ariko tubonye amahoro. Ntawe uzobona amahoro atayaduresheje. Ntawe. Habe n'umuntu uzotubuza amahoro nawe azayabura. Hano mu biganza hari umuriro. Uduha amahoro tuzayamuha, uyatwima nawe yabura. Nta mpamvu yo kurara duhagaze cyangwa tubona abandi basinziriye. Ibikunda. Rero tugomba kuba hamwe muri uru rugamba, tukarurwana. Abantu bakareka kumera nk'inka zaziribwa n'agacembe. Abantu mukagabanya ibintu bitabakwiriye muri iki gihe. Abantu mutunguze za tension n'amasukari kuzamura, kuvuga ni ibintu bimwe bitari ku murongo. Tuje mu rugamba rwo kwirwanaho, turukomeze dufatikanyije abagore n'abagabo barahangaha, tureke kuvuka nk'ibigwari. Urugamba n'urwacu, ntaho uzarokoka ngo kubera ko wewe ngo wavuze neza cyangwe hari ukuntu witwaye imbere y'abatwica. Ntaho uzarokoka n'ubu. Twese ni mu gatebo kamwe tuzarokoka. Twaba tubashimiye imiryango yose iraha. Ibi muzabikomeze. Ibi muzabikomeze, muzahore mwegerana n'ababuza abantu, dufatane mu nda tubane, ibike dufite tubisangire, ihumure no magambo presence y'umuntu utani ibintu niyo wegereye umuntu gusa yumva kuko humuriza. Ibi muzabikomeze, yabivuze chef rwose, umwashize umugayo n'ubundi muzakomeze uwo mugayo mushire, dukomezanye dufatikanye dushikirane dushikame, tuzagera ku mahoro. Ibi byose bizashira, aya marira tuhaturira azashirwa herezo. Azaga turabashimiye, mukomere kandi mbwira Imana.